Naam, amahoro y'Imana abane namwe bavandimwe bayisilamu namwe mutari abayisilamu. Turagarutse rero kuri ya chaîne yacu Gusenga Imana Imwe TV, ariko turabashimira uburyo muri kugenda mudusapotinga rwose. Tumaze kubana n'abantu benshi cyane mukora subscribe na share ndetse na comment. Uyu munsi rero ndagira ngo tuze kuganira mu ntega amatwi iminota yawe mikeya ishoboka, untega amatwi wumve ibiranga umuntu wamenye Imana. Ibintu biranga umuntu wamenye Imana ni ibintu bitandatu. Ndagira ngo turebe niba nawe ko kuri mu bantu bishinza kuba ni mu bantu bamenye Imana. Ndagira ngo ibi bintu bitandatu niba urangwa nabyo, icyo gihe umenye ko waranzwe, cyangwa se umenye ko ibyo bintu urangwa nabyo Imana Allah subhanahu wa ta'ala agira gute agukunda. Ikintu cya mbere rero kiranga umuntu wamenye Imana twihuse, urukundo. Abimahaba, urukundo. Ese muvandimwe muntu Muislamu nawe utari Umuislamu, ese waba ufite urukundo? Ibiranga urukundo ni iki? Ibiranga urukundo ni cya gihe uba utagambanira umuntu mugenzi wawe, ni cya gihe ubona umushonji warangiza ukamugaburira, ni cya gihe ugira neza umuturanyi wawe, ni cya gihe mama wawe cyangwa se papa wawe cyangwa umuntu uwo ari we wese ugomba kugirira impuhwe uwo ari we wese. Icyo gihe uba ugize urukundo. Ariko reba abantu bashonje bari impande zawe, ntabwo wakuramo n'igiceri cy'ijana kugira ngo ufashe uriya muntu. Ese ufite urukundo gute? Wowe ubwawe n'umudamu wawe n'abana bawe muragenda mukarya mukaryama, ariko hirya yawe hari umuturanyi ushonje. Nta rukundo wagira gute? Nta rukundo waba ugize gute ufite. Rero icyo nicyo cya mbere kiranga umuntu wamenye iki? Wamenye Imana. Icya mbere ni umuntu ufite ugira urukundo. Niba mu mitima yawe rero ugira urukundo, ujye umenya ko wamenye Imana. Icya kabiri ni umutimanama. Umutimanama w'umuntu, uribaza ngo umutima ni Imana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ngo ujye ukora ibyo watekerejeho, ariko ibyo ushidikanyijeho ntuzagire gute? Ntuzabikora. Uwo ni wa mutimanama. Imana Allah subhanahu wa ta'ala yatweretse inzira iri haramu n'ibintu biri harare. Ibyo rero ntabwo wabibonesha amaso. Umutimanama wawe niwo ukubwira ngo iki kiri harari, iki nacyo kiri haramu. Rero niba utagira isoni uzakore ibya haramu gusa, uzi ku munsi w'imperuka uzahora na Allah subhanahu wa ta'ala agize gute? Yakurakariye. Niyo mpamvu rero umuntu wamenye Imana agomba kugira umutimanama we umushinza ibyaha yagize, amakosa yakoze, agahita agenda agasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niba rero udafite umutimanama, yewe muntu ndakubwira ko utaramenya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatatu, kubabarira. Bayisilamu namwe mutari abayisilamu, iyi ngingo tugezeho irakomeye cyane. Kubabarira. Kubabarira bivuze iki? Umuntu ashobora kuba yaragukoreye amakosa menshi cyane, ariko igihe kiragera ukaba wagira gute? Ukaba wamubabarira. Kuko twebwe nahnu anas, turi abantu. Tugerageze rero niba turi abantu, ariko abantu bakwiye kugira gute? Kubabarira. Umuntu yagukoreye amakosa menshi, yagukoreye amakosa, yarakwiciye, yarakurogeye, yarakwibye, ndetse ibintu byinshi yabikoze, ariko ikintu cya mbere kigomba kukuranga nk'Umuyisilamu cyangwa se nk'Umwana, nk'umuntu wamenye Imana, ugomba kumubabarira. Mubabarire. Nta kindi wowe ushinzwe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mubabarire. Icya kane twihuse, kwihangana. Ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ngo muri Quran, ndahiye wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah subhanahu wa ta'ala ngo arahiye ku gihe k'ikirema muntu kiri mu gihombo, usibye bamwe bamwemeye bakanakora n'ibikorwa byiza. Rero ahangaha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kwihangana biratubwira, biratujyana. Niba waba ufite ubukene, niba waba ufite nta mafaranga ufite, niba nta cyo kurya ufite, ariko ikintu cya mbere ihangane. Bayisilamu namwe mutari abayisilamu, ikintu cya mbere uzarangwa no kwihangana, ahubwo ube ufite ubunyangamugayo. Rero bavandimwe bayisilamu, mugerageze mube babandi bagomba kwihangana. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ifite umuturanyi mubi, yahoraga aza mu rugo iwe akaza agashyiraho umwanda, ariko intumwa y'Imana yagize gute? Yarihanganye kugeza ko n'umwarabu wo mu cyaro afite ubujiji yaraje mu musigiti anyara mu musigiti. Ariko icyo gihe abasahaba bagize ibibazo, bashaka kugira ngo bamukorere ibibazo, bashaka kugira ngo bamugire nabi, ariko intumwa y'Imana aravuga ati mwihangane. Tugomba kwihangana kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize gute? Yihangana. Icya gatanu, kwishima. Ibintu biranga umuntu wamenye Imana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ugomba gucisha mu kwishima. Umuntu yagusuhuza ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nawe ukamusubiza ati wa alaikum assalam, wishimye. Ntube muri babandi b'abanyamushinya, ntube muri babandi umujinya uteza ibibazo.
kugira kurakara mu rugo biteza ibibazo, kurakarira abantu biteza ibibazo, ariko umuyisilamu mwiza cyangwa umuntu mwiza acishamo akanishima akanaseka ukagira ibyishimo, wallahi ukishima ugaseka. Ariko uzahura abantu bamurakare, uzabona abantu bafite ibibazo, bahora bafite mukushi mu mitima yabo, ubugome bwarabishe, bahora barakaye. Acishamo wishime bavandimwe Islam, shima useke. Icyo rero bizagaragara ko uri mu bantu bamenye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyanyuma rero dusoza, icyanyuma kigaragaza ko umuntu yamenye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni ugusenga. Umuntu azagutuka nabi azakubwira ngo uragapfa urakabura idini. Bayisilamu kugeza nubwo abantu bagenda umuntu yapfa hakabura n'umuntu numwe, ariko mu Islam cyangwa se umuntu twumva ibaze kugeza ubwo umuntu apfa, yamara gupfa abantu bakagenda bakahagera, bamara kuhagera bakagushyingura nta n'umuvuzi ijambo ry'Imana. Icyo kintu uragitekereza ute? Uramenye utazapfa udafite idini, ariko idini nabona naguhitiramo ni idini w'Isilamu, niyo dini y'ukuri Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akunda kanishimira. Nibutsa abantu babaye abayisilamu bakaba marutade, bakaba ikigihe batari abayisilamu, mugerageze igihe ni iki ngiki kugira ngo mugaruke mu idini Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Muracyari abayisilamu, Allah subhanahu wa ta'ala agiye gute arabashaka. Umuntu rero wamenye Imana agomba gusenga, ugasenga 5 ku munsi. Iyo wasenze uraruhuka. Nta muntu wasenze azicwa n'inzara, nta muntu wasenze azicwa n'ubwoba, nta muntu wasenze ibibazo byose bizaza bimugateraho. Genda uture Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa Imana.